Iyi gahunda yacu y'amateraniro, isomo rya mbere nifuza ko twongera kuzirikana riri mu gitabo cya Yosuwa igice cya mbere. Mu gice cya mbere cya Yosuwa hari amasezerano ku bantu bagiye mu murimo w'Imana, kuko iyo dusomye mu Baroma mu gice cya 10 hari icyo wanditse igitabo cy'Abaroma yabajije, munyihanganire njeyo gato ariko aho ntimuhafunge kugira ngo twibaze ko twongera kuhageramo gato cyane, ariko yanditsemo amagambo ari mu gice cya 10 cy'Abaroma. Aho ntimuhafunge, turahagaruka mu kanya kugira ngo mwumve iby'iri sezerano impamvu Imana yaritanze. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 14 yabajije ikintu cyitwa ibibazo, ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ntawababwirije? Se muranyumva? Ni Abaroma 10 umurongo wa 14 niho ndi kubabwira. Kansubira inyuma gato, menya hari abatari bakahagera. Ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Umuntu yambaza we yizera. Kandi bamwizera bate bataramwumva? Ubwo bisaba ko hari abantu bajya kubivuga, kubabwira, bakamumenya, bakamenya uwo bambaza, kuko abatazi Imana biyambaza ibintu bitandukanye. Twe rero dufite inshingano yo kujya kubabwira uwo bambaza nyakuri. Kandi bakumva bate ari ntawababwirije? Si cyumvikana? Ubwo bisaba ubabwiriza. Kandi babwiriza bate batatumwe? Ubwo hariho n'abajya kubwiriza bagomba gutumwa, kuko hari abitumiriza. Kuko byanditswe ngo, mbega uburyo ibirenge by'abavugabutumwa bwiza ari byiza cyane. Si twavuga ngo amena? Icyakora bumviye ubutumwa bwiza si bose, uko Yesaya yavuze ibyabata umwami, ninde wizeye ubutumwa bwacu? Umurongo wa 17 ndawukunda cyane. Dore kwizera guheshwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Haleluya. Dore kwizera guheshwa no kumva, ariko kumva nanone kuzanwa no kwakira ijambo rya Kristo. Nta munyabyaha wakira atarumva, ariko kandi hari ibintu byinshi abantu bumva. Ndashima Imana ko ijambo ry'Imana ari ijambo ryumva rikagukiza, ariko muzi ko hari inkuru nyinshi wakira ahubwo zikaguhahamura. Ariko ijambo ry'Imana rirahumuriza ku munyabyaha uwo ari we wese, ku munyantege nke uwo ari we wese. Ndashima Imana ko Yesu amufite amasezerano amukomeza. Imana ihabwe icyubahiro. Ni iki gikomeye twazirikana. Ubwo rero tumaze kubona ko ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi, si amena? Ariko dore kwizera guheshwa no kumva, ariko kumva kukazanwa no kwakira ijambo ry'Imana. Nagira ngo rero munyemerere ngaruke kuri rya sezerano tutindaho ryo muri Yosuwa igice cya mbere ku bantu bagiye mu murimo, kuko dufite ubwishingizi, dufite imbaraga. Ijuru ryagiye ribidusezeranira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubwo Mose umugaragu w'Uwiteka yari amaze gupfa, Uwiteka abwira Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, umugaragu wanjye Mose yarapfuye, none ubu haguruka wambukane n'abantu bose ruriya ruzi rwa Yorodani, muje mu gihugu mbahaye mwebwe n'Abisirayeli. Ariko isezerano rya mbere Imana iduhaye aha Yosuwa ni irihe: aho muzakandagira hose ndahabahaye, nk'uko nabwiye Mose. Uhereye mu butayu no kuri ruriya ruzi rw'i Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Furate, igihugu cyose cy'Abaheti kugeza ku nyanja nini y'Iburengerazuba, nirwo rugabano rwanyu. Umurongo wa 5 nkunda cyane. Nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe. Aleluya. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Twavuga ngo amena? Ko nta kugenda nawe icyizere. Nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Dufite abagiye batubanziriza muri uyu murimo. Imana ifite uburyo butandukanye yabanaga nabo. Uku niko natwe nka korari yakinye isoko y'ubugingo mu banyantege nke, wabona ko atari abanyembaraga, ariko bakwemera kugendana n'Imana,
ikabagira intwari mu izina rya Yesu. Nta kintu Imana itashobora gukora. Rero nicyo yatubwiye ku murongo wa 5, aho muzakandagira hose nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, kuko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinza gusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma abantu bazungura igihugu narahiye ko nzaha abasogokuruza babo. Icyakora ukomere, haleluya, nanone ushikame cyane, kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse, ntuzayateshe uciye iburyo cyangwa ibumoso, kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Imana yacabwa icyubahiro, Imana yacabwa icyubahiro. Ntugateshe uciye iburyo cyangwa ibumoso. Iyo twamaze kunyuranya n'ubushake bw'Imana nta burinzi tuba dufite, ariko igihe cyose tukiri mu nzira, ndashima Imana ko dufite uburinzi bwinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Ariyo mpamvu twafashe uyu mugabane wo kuba imbere y'Imana, ubwo twaje kuyibwira ngo ntacyo tubasha, n'izina rya Yesu tubashisha. Ntacyo dufite, ariko wavuze ko gufite afite byose, ubwo nicyo twaje kubwira Imana. Njya nibuka hano mu gitabo cy'Ingoma, igice cya 31, igitabo cya 2 cy'Ingoma, umuvandimwe wacu yagize ingorane, cyangwa se yari afite ibyo yifuza kugeraho. Mu igitabo cya 2 cy'iby'Ingoma, igice cya 30, igitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma, nimuhagera igice cya 32, wenda hari abihuse kuhagera, ariko buri kimwe babwira amagambo nahasomye meza yatuma nawe utuza. Nanabyutse nyasoma, reka nyabasangizeho gato cyane. Hanyuma y'ibyo nahereye ku murongo wa 1, igitabo cya 2 cy'ibyo ku Ngoma, igice cya 32, nahereye ku murongo wa 1, ni amagambo atari menshi cyane, reka nyasome. Hanyuma y'ibyo, no hanyuma y'uwo murava yagize, Senakeribu umwami wa Ashuri araza atera i Buyuda, agenda yerekeye imidugudu igose inkike, yibwira ko azayihindura. Hezekiya abonye ko Senakeribu aje agambiriye gutera i Yerusalemu, aje inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa, maze baramufasha. Amena. Ngo muri iki gikorwa hakenewe ubufasha burenze, ntabwo ari umuntu umwe wabikora. Abonye ko Senakeribu agiye kuzamutera, akamwegera, atumira abantu muzi, ngo muri uyu murimo wishyiramo imbaraga zawe, tumira abandi. Twavuga ngo amen. Ashaka abantu bo kumufasha, arabatumira. Niko ndi kubisoma hano, ngo ajya inama n'abatware be n'abakomeye bo mu bantu be yo kuziba amasoko ari inyuma y'umurwa, baramufasha. Umurongo wa 4, abantu benshi baraterana baziba amasoko yose n'akagezi katembaga mu gihugu hagati, kuko bagiraga bati, ni iki cyatuma abami ba Ashuri baza bagasanga amazi menshi? Mu buryo bwo kurwana bari bavuga bati, nibura amasoko nibabura amazi baricwa n'inyota, bagenze bate? Basubireyo. Ubwo ni uburyo bw'uburwanyi. Muri uyu murimo wanyu harimo inama nyinshi, hari abazaje gusura, hari abazabana n'umubwiriza. Ubwo ndi gutondeka ibintu muzakora, muzafata ibyumweru 2 mwicaye mudakora, mwabyumvise muhari, mbese ubashaka isaha yose ababona. Ese muri kubitekereza cyangwa muri kumva nta ari umurimo uraho? Muri gutekereza ibyo mwabigejejeho ubwenge? Bisaba mbese ni ugutekereza mukaguka cyane, bisaba abantu benshi. Ntabwo ari korari yitwa Isoko y'Ubugingo gusa, bizasaba abajyanama banyu, abo muzakura mu itorero rya Musanze, abo muzashaka n'ahandi. Buri muntu wese azazana imbaraga akuye ahandi. Iki nicyo uyu mwami Hezekiya yakoze. Noneho umurongo ukurikiyeho 5, arikomeza asana inkike yose yari yarasenyutse, arayiresheshanya naho iringanira mu minara, asana n'iyindi nkike y'inyuma, akomeza imiro umudugudu wa Dawidi, acurisha intwaro yo kurwanisha
n'ingabo agira nyinshi cyane. Umurongo wa 6 rero, kandi ashira abatware b'intambara mu bantu, abateraniriza aho ari mu ruharuro rwo ku irembo ry'umurwa, ababwira amagambo yo kubanezeza ati, aya nagira ngo namwe muzayasurinye mu bitabo byanyu, nimukomere mushikame, aleluya, ntimutinye kandi ntimukurwe umutima n'umwami wa Ashuri cyangwa ingabo ze zose ziri kumwe nawe, kuko iyo turi kumwe ikomeye iruta abari kumwe nawe. Twavuga ngo amen. Ntimukuke umutima, uko byaremera kose, wenda sinzi niba bije mwaramaze kuyikora, shaka gusohora bije mugasanga ihwanye wenda na miliyoni nk'ebyiri, muti na miliyoni ntayo, ariko uri mu ruhande rwacu aruta izo miliyoni. Icyo nicyo Hezekiya yari yishingikirijeho. Mwikurwa umutima n'umwami wa Ashuri, mwikurwa umutima n'ingabo nyinshi bari kumwe. Twebwe ingabo iri mu ruhande rwacu, imbaraga ziri mu ruhande rwacu ziruta izo turwana nazo. Imana ihabwa icyubahiro. Umurongo wa 8, mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu. Uvuga ngo amena. Niyo idutabara kandi ije kuturwanirira intambara zacu. Nuko abantu bishingikiriza ku magambo ya Hezekiya umwami w'Abayuda. Imana ihabwa icyubahiro. Cyo kintu muracyumvise, amaze kubabwira aya magambo bayishingikiriza. Urumva Hezekiya amaze kubakomeza, amaze kubaha ibyiringiro, birandika ngo ayo magambo bayishingikirizaho, bayishingikirijeho barakomera. None ndi kwibaza, amasezerano yose nakomeje kubasomera muyishingikirijeho cyangwa ni biraho? Tubwire. Warangaye kubera bebe. Hari ikintu muri kubona mubonye kibakomeje? Ngo mukobwa wanyu. Amen. Kuko ubu dufite abantu dutangira igikorwa nk'iki, hakaba mwebwe nka korari imbere, mugatangira mugacika intege. Mwagera mu rugo muhuye n'abandi batandukanye, mwihaye ibyo mutazashobora, so ubundi ninde wabibatumye, mugiye kwiyereka ibintu nk'ibi kugira ngo Satani abace intege. Mubabwire rero ko uruhande murimo ruzatsinda mu izina rya Yesu, kuko umuntu uri mu ruhande rw'Imana ntajya atsinda, nta na rimwe. Wagaragara nk'umunyantege nke, wagaragara nk'ugiye gutsindwa, nubibona yagira ngo watsinzwe. Nta muntu w'Imana uje utsinda, kuko Imana dusenga tubwiririza mu Efeso igice cya 1 duhera ku murongo wa 17, Imana iri hejuru y'imbaraga zose, iri hejuru y'ubwami bwose, iri hejuru y'ubutegetsi bwo, ikintu cyose kikurwanya Yesu ari hejuru yayo. Imana ihabwa icyubahiro. Rero umufite ubwo wizeye intsinzi, ahubwo munyemerere tube mu ruhande rwe. Naho ibindi byo Yesu azabyirangiriza, kandi no kubikora azagenza ate? Azabikora, kuko arabishoboye, ashoboye kubikora. Abantu b'Imana, iki gikorwa rwose mukijemo mutuje, haleluya, munezerewe, mwumva mufite icyizere cyane. Abarimo hano mumeze nk'abasa nk'abarota, tugira n'abandi batagira aho baherera ngo ibyo bazakora nzakora ibyo. Oya, buri wese nagambiriye kuba mu murimo mu izina rya Yesu. Dukorane umwete, dukorere Imana, dushaka imbaraga izo mufite. Buri wese akoreshe, buriya nubwo muhuriye ku nshingano imwe yo kuririmba, ariko mufite impano zitandukanye cyane, muzahita muzibona. Mu gitabo cyacu cyitwa Imigani ya Kristo cyerekana ko abantu benshi bafite impano, ahubwo nuko zitwikiriye, zidakoreshwa ngo zigaragare. Ariko ubu nimwinjira muri uyu murimo muzazibona nyinshi cyane. Nasoje amavuna mu masabato 2 ashize, nari natumiwe na korari nk'amu, yateguye ivuna. Watekereza ko ari nyantege, nanjye cyakora ngezeyo ntangira nabonaga bidahura, bisaba abantu mbese nkabona, kuko iyo umuntu agitangira ibintu wagira ngo ntibiremera. Ako ndashima Imana, twafataga ibihe byiza byo gusenga, twahoraga turi kumwe nk'uko ari icumi, tuganira dukora iki, nkabakunda cyane. Bari babirimo ibyumweru 2, buri saha yose, kuko ni ukuvuga ngo niba mwiyemeje gukora ivuna bisaba kwicara mukarikora. Ntaho muzajya, abari mu kazi bakakonji bakorera leta, bikorera bakiyemeza ibyo byumweru 2, kuko buri saha uzaba ukenewe. Ariko ikintu kandi buri munsi bagombaga kuririmba ko iyo mwakoze ivuna, ubwo buri munsi muba muraririmba, ko nimwe muba muri ku izamu, abandi baza batazi ibyo birabareba. Mwebwe buri munsi uba wambaye iniforume, kandi buri munsi uraririmba.
ibyumweru 2 mwacyumvise, ariko twahoraga nyine ndi tuganira. Ikintu cyantangaje cyane dusoje aho Imana nababwira ko ari inyembaraga, uzi ko twabatijisha abantu 109. 109 nteje bundi nasoje mu masabato 2, noneho ku isabato yashize habatijwe abandi 7, ubwo si 110 na ntaga ko mutari kubyumva, ni 116. Kakorari iyi babanyantege nka rwose uburukora ya simple baraho batafite imitungo myinshi, ariko icyo twakoze mpageze twafashe ibihe nk'ibi byo gusenga, tugakora urunana rwo gusenga, mbese rwahoragaho mva turakora pe, ibintu byose bigenda neza, kandi abantu bose twashoboye kubatirisha babaguriye ibitabo, amafaranga barayabonye. Ndabyibuka kuri amatora barazaga ngo yango mubyihorere batoya, igikorwa nitwe twagitangiye kandi tuzagisoza, kuko ni muba muri mu murimo, bazabaca intege cyane abayobozi b'itara, bazaza biti ibyo mushaka gukora byanyu ntitunabishaka. Imana izabaha ubutwari, izabashakire n'umubwiriza nawe ubisobanukiwe, kuko hari igihe haza umuntu w'umunyantege nke barayobora ubwo noneho mukabura icyo ariko Yesu arahari, azamubatora neza, kuko nicyo cyatumye dufata umwanya wo gusenga, bazaduha umuntu uzashobora kubafasha, amateraniro nayo agende neza. Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndi kubereka ko ibi bintu murimo birashoboka, mbese mu kindi kinyarwanda nje kubakomeza mu izina rya Yesu. Hezekiya amaze kubabwira aya magambo barakomera, bishingikiriza ku magambo Hezekiya yababwiye. Rero tureke tuyishingikirizeho, kuko turi mu ruhande rw'Imana kandi tuzatsinda mu izina rya Yesu. Kasome amagambo ari mu gitabo cyitwa Ibibaho mu minsi imperuka, hari amagambo njya nkunda ntashobora gutandukana namwe ntababwiye, ari mu cyigisho cyacu cya 5, imibereho yejejwe y'abasigaye. Banditsemo nta kantu gato ndasoma kari hano kavuga ngo byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga ku mibereho ya Kristo. Byakubera byiza aho kumara umwanya utekereza ku mibereho yawe, n'uko uzamera n'uko uzapfa. Si ubu nkanje nzageza he, bizagenda bite? Ibyo wibyitaho, ita ku bya Kristo, ibisigaye Yesu azabirangiza. Kandi Yesu yarabivuze muri Matayo ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, n'ibindi Imana izagenza ite? Izabiduha. Izabitwimira iki? Ko yiteguye no kubiduha. Ngira ngo niryo somo twahereyeho muri Luka, ko muzi guha abana banyu ibyiza muri babi. Ninde umwana we yasaba umukate akamuha ibuye? Ko mudasubije harimo haye se? Agusabye umukate wenda wamurengagiza ukamuha ikirayi, ariko ntiwamuha ibuye. None niba twebwe tutaha abana baca amabuye, Imana niyo turasaba iduha amabuye? Oya, ntabwo ari byo. Byatubera byiza buri munsi tugiye tumara isaha dutekereza kandi twiga imibereho ya Kristo. Tugomba kureba ingingo ku ngingo kugira ngo iyi ntekerezo zacu zibashe gusobanukirwa buri mugabane w'ibyamubayeho, by'umwihariko umugabane w'ibyaherutse ubuzima bwa Yesu. Ariko ingabo imwe rukumbi izadukingira ikibi ni uko Kristo atura mu mitima yacu binyuze mu kwizera ubutungane bwe. Ingabo imwe rukumbi izashobora kudukingira, bavandimwe banje, imwe gusa, ni uko Kristo atura mu mitima yacu, ni uko Kristo aduturamo tukabana nawe. Ni amagambo ari ku ipaji ya 47 y'igitabo cyitwa Bibaho mu minsi imperuka. Ni amagambo meza cyane abari kwandika amapaje. Tutomatanye n'Imana mu buryo bukomeye, ntidushobora namba gukumira ingaruka mbi zo kwikunda, gusayisha, kwikanyiza. Se murankurikiye? Tutomatanye n'Imana. Ingano y'imyaka yanyu nanjye n'undi, tutomatanye n'Imana, kuko buri muntu wese ku ngano y'imyaka afite ikigeragezo cye. Si muri ko cyumva buri wese afite iki? Umwana aragira iki, umukuze aragira iki. Mwebwe ku ngano y'imyaka yanyu muri mu kibatsi cy'ubuzima gikomeye cyane, ariko niko n'abakuze bose babifite bitandukanye, bingana n'ibibazo barimo. Ariko mbabwire inshuti zanje, tutomatanye n'Imana mu buryo bukomeye,
ntidushobora namba gukumira ingaruka mbi zo kwikunda, gusayisha, kwikanyiza n'ibigeragezo bidushora mu cyaha. Ntushobora gutsinda ibigeragezo bigushora mu cyaha. N'izi telefone dutunze harimo ibigeragezo ntabirimo? Ntushobora. Utomatanye n'Imana n'intambara ikomeye. Njya mbona ukuntu abamaze kuba imbata ya telefone mu bintu runaka byamukuruye, murabiganira ati ni bibi, ukagira ngo ubwo arumvise umunota umwe, ukireba hirya aba yanamaze kuyifungura, kuba n'agatoki kamaze kumenya niyo waba usinziriye, agatoki kaba kari muri tace kazana bya bindi ushaka kureba. Icyo mvuga mu rwunyumva, utomatanye n'Imana ntiwashobora no gutsinda ikigeragezo kimushora mu cyaha na kimwe, ntiwagishobora, kuko biba bitugose impande zose. Kimwe kivaho haza ikindi, kimwe kivaho haza ikindi. Uyu munsi uri gutanga ubuhamya bw'iki watsinze. Niba watsinze gusambana, inzoga zitinaje ziyambitse iyindi sura, ibyo nubitsinda inshuti mbi zaje. Abona mutanyuma, harubwo muri kunyumva, inshuti mbi zaje ariko guhamagara buri kanya, ariko kwandikira kantuza, hari igihe ubaga wafashe n'ibyemezo byiza ukumva wakomeye, nka mesaje kaza ukumva noneho yakubisemo umutomo ufite imbaraga kuruta iza mbere, ukaba urafashijwe. Icyo ndi kuvuga mu kucyumva, ahantu hose aho aba hari ibikugerageza byose byo mu ntuza, haba muri famiye, ukinjira usanga bishinyitse bimeze bityo. Tuba tuvuye wenda nk'ubu twahose twiteraniye mu materaniro twifitiye umunezero, ukigera mu rugo byose Satani akabikuramo. Ati ubu wiriweho, wari wagiye gukora iki, wahoze urarindagira ibintu byose wiriwemo akabigira ubusa nk'inkorabusa. Uzi ko ntakubwira ukuntu wabaye inkorabusa ukagira ngo koko wabaye ubusa, akabikuramo byose bikarangira. Tutomatanye n'Imana ntidushobora kureka ingeso mbi nyinshi, dushobora kwitandukanya na Satani mu gihe runaka. Nyamara nitudakomeza komatana n'Imana cyane binyuze mu kuyiyegurira buri mwanya, tuzatsindwa. Iyo hatabayeho kumenyana na Kristo ku muntu ku giti cye, ndetse no gusabana nawe mu buryo buhoraho, icyo gihe tuba turi mu maboko y'umwanzi, kandi ku iherezo twazakora ibyo adutegeka byose. Mbivuze ngo reka mbivuge mu Kinyarwanda mwakumva, utomatanye n'Imana nta cyaha utakora. Mbese ubwo nabirangije, uko muzi ibyaha byose muzi biba ku isi, utomatanye n'Imana nta na kimwe utakora. Ubu byose biturimo, byose uko mubibona byose, uciye agati umuyoboro uguhuza n'Imana, byose wahita ubikora. Ariko nkubwire, wubatse umuyoboro umwe uguhuza n'Imana, nta cyaha utatsinda. Niko nabisomye ku ipaje y'iki gitabo ya 35, kanyabasomere. Narabisomye yo ndayakunda cyane. 31 reka bariho nyasoma, kampere kuri aka gasubi ko hasi ndaza gusoma no haraguru. Isengesho ry'ukuri riseganwe kwizera n'imbaraga ku muntu risenga. Haleluya. Mukangwike nongere mbasomera aka gasubi kamwe, ngize ngo bari komperaho agasubi gasoza ku ipaje 31. Isengesho ry'ukuri risenganwe kwizera n'imbaraga ku muntu risenga. Icyo ni kimwe. Ariko icya kabiri, isengesho ryaba risengewe mu iteraniro, aha twakoze amateraniro, ryaba risengewe ku gicaniro cy'umuryango, bantu mugira amateraniro y'umuryango ni byiza muzayakomeze, cyangwa bagira amasengesho mu rwiherero, rishira umuntu imbere y'Imana ako kanya. Amen. Mwumvise imbaraga zo gusenga. Icya kabiri, binyuze mu isengesho rihoraho, ubwo ngako ako nashakaga kubasomera. Binyuze mu isengesho rihoraho, urubyiruko rushobora kubona amahame ashikamye ku buryo ibigeragezo birusha ibindi imbaraga bidashobora kubakura ku gukiranukira Imana kwabo. Imana ihabwe icyubahiro. Urubyiruko, yavuga ngo umuntu aracyari urubyiruko, aba agoswe n'ibishuko, aba ataragira ubwenge n'imbaraga bihangana nabyo. Ugushutse wese yagushuka. Mbese uba utari wagera ku rwego rugira amakenga, rutekereza,
umuntu ashaka kuza akakubwira ati nzanira akantu hariya, ariko umuntu mukuru yabanza akibaza ati se kuki abintuma, none se antumye nk'ahari akahankingiranye nabivamo gute? Umuntu mukuru arabitekereza, ariko urubyiruko ukimubwira ahita asimbuka, nta bindi ari gutekereza. Sinzi icyo mvuga mu rukucyumva. Mu gitabo cy'imigani ho havuga ngo amakenga azakubera umurinzi, ariko umwana ukiri muto nta makenga bari yakaye. Buriya ndashima Imana ko iturinda, ihabwa icyubahiro. Ibyo tutaguyemo ni ubuntu bw'Imana gusa, ko nta makenga uba ufite. Urumva, nta makenga na make. Ariko umwana wese, niba ari umwana w'umuhungu, niba ari umwana w'umukobwa uzashobora gutsinda ibishuko, azagira amakenga. Azagira amakenga. Umuntu agize ibyago bakamutangirira mu nzira, n'abantu bose baravuga bati bamutangiye. Ariko reba umwana w'umuhungu w'umukobwa yishoreye agiye ku muhungu. Muri kucyumva gute? Ko mutansubije, muri kucyumva gute? Yijanyeyo. Ariko mwumva ikintu bavuze gikomeye, naberetse ibishuko byinshi bitandukanye. Ni amagambo nifuzaga ko aja mu bwenge bwacu tukayazirikana cyane, binyuze mu isengesho rihoraho. Urubyiruko urwo rutari rwagira imbaraga rushobora kubona amahame ashikamye ku buryo ibigeragezo birusha ibindi imbaraga bidashobora kubakura ku gukiranukira Imana kwabo. Imana ihabwa icyubahiro. N'umunyantege nke yaba umunyembaraga neza, ukabona upfa kwijwe wisengera, ubonaga byose byaje byagushinyikiye. Satani byose yabibyukirije rimwe, ibibazo byaje, ubukene bwaje, intambara ahantu hose uri kunyura zaje, ukisengera bikayeyuka mu izina rya Yesu. Mu ndirimbo ya 89 twatangije amateraniro iravuga ngo gihe cyiza cyo gusenga kintarura mu mpagarara, maze nkigiraho datari nkamuganyira ibyo nkenye byose. We niyabivuze muri Petero, muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. N'amasezerano menshi menshi cyane. Noneho mu Bafilipi harandika ngo ibyo mushaka byose bimenwe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Ubwo ni amen. Yavuze ngo dushima, ubwo nibyo twasabye twagenze dute? Twabibonye. Byasoje, mbese Imana yacu yadusubije. Niyo waba ufite ikigeragezo kigeze he, ariko usenga birayeyuka mu izina rya Yesu. Paje 37 y'iki gitabo, iyo ndayikunda cyane, harimo amasomo 3 yose ndayasoma kuko nyakunda. Paje ya 37, tugomba gusenga cyane kandi tugasenga twizeye. Ntitugomba gusenga ngo maze duhite twigendera nkaho dushidikanya ko tutazasubizwa. Imana ntizadukina ku mubyimba. Muvuza amena nke ntimuyumvise. Ubwenge bwanyu burahandi. Mwamaze kunanirwa dusoze? None ko mutanyumva ndabagenza nte? Ngamukanguke. Reka amarangamutima yanyu yongera akanguke. Reka ngaruke kuri iyi ngingo. Tugomba gusenga cyane kandi tugasenga twizeye. Ntitugomba gusenga ngo maze duhite twigendera nkaho dushidikanya ko tutazasubizwa. Imana ntizadukina ku mubyimba. Twebwe iki gikorwa mwatangiye cyiza, bibananiye abantu babakina ku mubyimba, ariko Imana yo ntizabakina ku mubyimba. Ubwo iryo si isezerano rikomeye? Ntese ko mutari gufashwa ngo amen? Ubwo ntimuri kuryumva. Abantu mwebwe bibananiye babakina ku mubyimba, ariko Imana yo ntizagukina ku mubyimba. Izavuga iti nkunda indirimbo ni ya 14 yandi macu agwa agwa agwa. Ako karimbo ndagakunda cyane, mbega babwira icyo ngakundira. Umuririmbyi w'iyo ndirimbo yavuze ngo ubu turi bato nitwo dufite n'uduceri nyine bavugaga. Umwana aragenda agatura agaceri kuko ariko afite, ariko uwo muririmbyi yavuze ngo nidukura tuzasumbyaho. Umuntu agiye gutura igiceri cy'ijana aricyo afite, nabona na 500 azayatura. Ubwo si mucyumvise? Rero twebwe bitunaniye, ntabwo Imana yadukina ku mubyimba, abwiye tubwiye ati kuraje, ubutaha muzabikorane neza. Ariko uguca intege yavuga ati reka bumve, bari bihaze bijanye mu byo adashoboye. N'ayo magambo nasomye hano, kasoma andi ahakurikiye. Nituba maso dusenga tukizera ko kansubire mu gatoya. Nituba maso dusenga tukizera ko duhabwa icyo dusabye,
kandi tugakomeza kwizera ndetse ntidutakaze kwihanganira mu kwizera, Imana izadusubiza mu izina rya Yesu. Nidukomeza tugasenga, tugakomeza tukihangana, ariko ntidutakaze kwizera, Imana izadusubiza. Ni amagambo meza cyane. Uku niko kuba maso mu isengesho, mu byiringiro no kwizera niho turindira isengesho ryo kwizera. Tugomba kurindindisha ubwishingizi, ntituba batiringira, ahubwo tukaba biringira. Isengesho rivuye ku mutima w'umukiranutsi ntirija rihera. Isengesho rivuye ku mutima wumva wakiranutse ntirija rihera. Igisubizo cy'isengesho kibasha kutaza nk'uko twari tubyiteze, ariko amaherezo rizasubizwa kuko ijambo ry'Imana ryabisezeranye. Imana yacu yabwa icyubahiro. Iryo somo riba no muri Luka igice cya mbere, nta jambo Imana ivuga ngo rihere, nta na rimwe. Icyo Imana yasezeranye no kubikora izagenza ite? Izabikora. Ayo magambo nayasomye mu gitabo cya Yosuwa rwose, ahantu yavuze ngo icyo Imana yasezeraniye Abisirayeli cyiza cyose ntacyo Imana itabahaye. Icyo Imana yadusezeraniye cyose cyiza, mu izina rya Yesu izakiduha. Uje wumva ko ayo masezerano, mbese nugera ku isezerano urumva bye, ubwo Imana yabisezeranye no kubikora izabikora. Ikindi, agasubi ka kabiri, gusenga ni umwuka w'ubugingo kandi niyo nzira imigisha yose inyuramo. Iyo umutima umaze kwimenyaho ubukene mwene muntu afite, umutima urizinukwa, uwo mutima wihana, urasenga, Imana ikareba ingorane urimo hamwe n'intambara urwana, ndetse yita ku gutungana kwawo. Ikiganza cyawo kiba ku gutera kwawo, ikamenya inshuro yose umutima wawe utera. Ntabwo ibyiyumviro biwubyutsa, ntabwo amarangamutima awubuza amahwemo, ntabwo agahinda kawijimisha, ntabwo icyaha kiwanduza. Avuga ngo amena. Ntabwo igitekerezo cyangwa undi mugambi ukura mu byimbo, ahubwo umutima wihana nta na kimwe ubuzi muri byo. Uwo mutima waguzwe igiciro kitagerwa, kandi Imana iwukunda urukundo rutarondorwa. Imana ihabwa icyubahiro. Iyo umutima wamaze kwihana, igisubizo urasenga, kuko tugira ubukene n'inzara byo gukomeza gushaka Imana. Noneho isezerano ririmo rero muri Matayo, hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, bazahazwa mu izina rya Yesu. Umutima wamaze kwihana, ikimenyetso cy'uko umuntu yihanye, ahora asenga. Imana ibakundishe gusenga, cyangwa se ibahe kwihana. Noneho ibahe kwihana, mwige gusenga, kuko ikimenyetso cy'umutima wagiriwe buntu n'Imana, uhora usenga. Waba uri mu nzira uba usenga, waryama ugasinzira ukanguka usenga. Icyo ni ikimenyetso cy'umuntu wagenderewe na mwuka w'Imana. Ariko iyo uri kubona ubaho gusenga ari nko kubiguteramo, uracyari kure y'ubwami bw'Imana. Ariko umuntu wamaze kwakira mwuka w'Imana, atanga inzira yo kwizera, arangwa no gusenga. Mbese nibyo byo kurya byawe, kuko Bibiliya ivuga ngo uwidamarariye apfuye ahagaze. Kuko gusenga kugiranwa no guhumeka. None umuntu utari guhumeka bamwita ikimuvuge? None se murapfuye? Imana ibazure mu izina rya Yesu. Buriya icyo ndi kubaha ngo icyerekezo murebe, kuko turi gusenga. Ko mu gitabo cy'imigani ya Kristo ho baravuze ko abantu basenga ariko banyuranya n'icyo Imana ivuga, baba batuka Imana. Niko handitse. Ntabwo basenga, ahubwo baratuka Imana. Rero umutima wamaze gutangirizaho kwizera, urasenga. Kasoma agasubi nkunda cyane, mbese nkunda bya bindi umuntu avuga ataka ko rwose karamfashije. Umukristo ararikirwa gutura Imana imitwaro ye abinyujije mu isengesho, kandi akikomeresha bugufi bwa Kristo imirunga yo kwizera kuzima. Imana ihabwa icyubahiro. Uwiteka atwemerera ko tumusenga. Ko mutavuze ngo amen? Uwiteka yaratwemereye. Uwiteka atwemerera ko tumusenga, akirahira ko azumva amasengesho. Vuga ngo amen. Yabizera, imbaraga zayo zitagira akagero, abigira bugufi bwayo bagakora umurimo wayo bakiranuka. Akomora kumvise, abigira bugufi bwayo twahaje bagakora umurimo wayo bakiranuka, nibo bazayihesha icyubahiro. Abigira bugufi bwayo. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo Muranyemera tukazamura abasinziriye bagakanguka, 164. Mukanguke mwikomeza gusinzira, ngaho turirimbe ariko twicaye. Nicaye imbere ya Yesu
bonera ihumure nta hantu h'igikundiro cy'amanga hibera iyo nicaye imbere menya ubugoryi kumuhanga amasoni byobi ntagukiranuka kwicara imbere ya Yesu nta mahirwe arutayo niho nsiga ibimbabaza mva nduhutse rwose iyo nicaye imbere ndakumuganyira nawe ababayanana maze akampumuriza Yesu nk'umugisha wawe dore ndategereje ndeba n'imbabazi zawe menye kunyitayeho umutima wawe Yesu unyeza nkubonerere bigaragarira yuko mporana nawe. Aleluya, murakoze cyane kuririmba. Ndagira ngo aka kantu gasigara mu bwenge bwacu. Uwiteka atwemerera ko tumusenga, akirahira ko azumva amasengesho y'abizera imbaraga zayo zitagira akagero, abigira bugufi bwayo bagakora umurimo wayo bakiranuka, nibo bazayihesha icyubahiro. Ugushikamishijeho umutima uzamurinda b'amahoro masa kuko akwiringiye. Ukuboko kw'ishobora byose kuramburiye kudufasha ndetse kukatuyobora ngo tujye mbere kandi dukomeze tujye mbere. Nimujye mbere niko Uwiteka avuga, nzi ingorane murimo nzaboherereza ubufasha. Nimukomeze musenge, nimunyizere kuko musaba mu izina ryanjye muzahabwa icyo musabye. Nzihesha icyubahiro mu maso y'ababarebaga bakabanyega bategereje ko mutsindwa, bazirebera n'amaso yabo ukuri gutsinze mu ikuzo ritangaje. Nimusenga mwizeye, ibintu byose muzasaba muzabihabwa mu izina rya Yesu. Ngiki kintu cy'ingenzi, ngiyi inshingano yacu dukomeje gusaba. Uyu munsi twari twateranye nka rusange, ariko umuntu ku giti cye mukomeze musabire aya materaniro, Imana izumva. Twabonye amasezerano menshi, abategereje kureba mutsinzwe bazabona ukuri kw'Imana gutsinze, kandi muzabibona. Hazahagaruka imbaraga nyinshi zibarwanya, ariko kuko twamaze kwishyira mu bwishingizi bw'Imana tuzatsinda mu izina rya Yesu. Rero nshuti zanjye, munyemerere se nkaho nsubikiye aha ntekereza igihe mwampaye menya nanakirengeje kuko sinabyitayeho sinabirebye, ariko rwose mu izina rya Yesu Imana ibagirire neza. Twumve dutekaniye muri izo mbaraga, twumve duhawe umwuka wera, twumve duhawe ubushobozi kuko turi mu ruhande rwiza rw'Imana. Ariko sinagenda ntageze mu byakozwe n'intumwa.
igitabo cyiza cy'ibyakozwe n'intumwa, hari igice cya 13 ndagikunda. Nimuhagera murambwira ngo mwahageze. Nifuzaga kubarindira pe, kuko mpashaka ko mwiga amagambo ahari. Ni amagambo make. Urugendo rwa mbere rwa Pawulo agiye kuvuga ubutumwa bwiza, cya 13 umurongo wa mbere. Urugendo rwa mbere Pawulo agiye kubwiriza ubutumwa bwiza. Nabwe ni ubwa mbere mugiye gukora imvuno, si byose? Aya saa yanyu simuyumve neza. Yagiye ate rero? Mu itorero ryo muri Antiyokiya hari abahanuzi n'abigisha, aribo bagiye kutubwira amazina yabo. Witwa Barinaba na Simoni, witwaga Nigeri na Lukiyosi n'umunyakoreni na Maraniyeri wareranwe n'umwami Herode. Hari n'uwitwaga Sawuli. Siko muri kubisoma? Umurongo wa 2 rero niwo nshaka. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera arababwira ati, mundobanure Barinaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Ako murakumvise? Kangasubiremo. Ntabwo basenze ngo babane bavuga ngo Mwuka dutoranirize nk'uko ushaka. Oya, babavuze n'amazina. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera arababwira ati, mundobanurire Barinaba na Sawuli bankorera umurimo bahamagariye gukora. Munyemere mbabwira kaka, nagiye mu materaniro makuru ku Kibuye, ariko nyajamo bisekeje, niko katumye nkababwira nyine ubwo mwumve ko n'agasitori ngiye kubaha. Paso nabone n'abakoreye amateraniro mu kwa 3. Ni nka kwa kundi naje hano mu kwa 12 mu kwa 3 nkagaruka. Simubyibuka? Naho niko byagenze. None bakoreye amateraniro mu kwa 3 tugirana ibihe byiza byihariye. Amateraniro makuru abaye bo bari barakora y'icyumweru. Paisoro n'abajyanama bati nta wundi muntu dushaka kereka Fred agarutse. Nibampamagare rero. Bampamagaye ukuntu nzagaruka, mbahakana ko bitashoboka, kandi koko numvaga bitashoboka kubwo umurimo munini tuba dufite. Ubwo rero ndababwira bati noneho dushakira undi mubwiriza, mbashakira ndababura. Nticyakora hari icyo ngiye kubakorera, reka dufatanye gusenga dushaka umubwiriza. Icyabasekeje rero namwe mwacyumvise, turasenga ngiye kubona ninje wagiyeyo kandi ubwo nari nabafashije gusenga uzaza nyine. Ubwo numva mundobanure Barinaba na Sawuli rero, niba mutoranye abo muri gutoranya uwo mushaka bari wo musengera. Simunyumvise? Mwebwe uwo mushaka mumuvuge izina munamusengere, Imana izamubaha. Ubwo simurabyumvise? Mubyizere ko uwo mwashatse niwe uzaza. Muzasenga imbaraga y'Imana izakuraho inkomyi muzane. Niba hari ikintu cyasekeje muri aya materaniro, ni ukuntu nabafashije gusenga tuvuga ngo Imana ayo materaniro azagenda neza. Icyakora yanagenze neza. Iteraniro ry'icyumweru kimwe rikuru ryabatije abantu 60. Urumva atari Imana yabikoze se? Imana yari izi ko iyo mpano yanjye hari kirahakora. Rero nshuti zanjye, aya magambo muyasure mu bitabo byanyu kandi azagaruke muri mwe. Ubwo basengaga umwami Imana biyiriza ubusa, Umwuka Wera yarababwiye ati, mundobanure Barinaba na Sawuli. Ubwo abantu mushaka ko bazabafasha muje mubavuga mu mazina mubasengera, muhamanye n'umutima mubyizere. Abazabaca intege azavuga ati uwo nguwo mushaka nta muzabona, mwe muzizere ko Imana izamubaha. Kuko hano naho bavuze amazina. Noneho umurongo ukurikiyeho, kandi bankorera umurimo mbahamagariye gukora. Umurongo wa 3, nuko bamaze kwiyiriza ubusa no gusenga, bahera ko babarambikaho ibiganza, barabohereza mu izina rya Yesu. Ni ukuvuga rero mukeneye amasengesho akomeye yo kurambikwaho ibiganza mukazinjira mu murimo. Ubwo reka soze nicare, umuyobozi akomeze ayobora ibindi, nituja gusoza ubwo murampa umwanya ndabasengera, kuko nta muntu uja mu murimo aterejwe uwo murimo. Ubwo nanjye naje kubeza mu izina rya Yesu. Babarambikaho ibiganza, barabohereza. Ibiganza rero by'amasengesho tubasengera birabohereza mu murimo. Imana ibibashoboze mu izina rya Yesu. Mwakoze.